ndakeka n'ubwa mbere byari bibaye nge atabayemo kujajinga Beatrice yabifitemo uruhari iyo mico mibi yatumye abafana be icyambere nagafite abafana 16 cyangwa 10 abafana be bo ku mutima baramwanze urumva yibujije amahirwe kuko discipline nke ituma amahirwe nayo abamake ikindi ibyo ndirimbo yakoze nayo yamugaragaje nabi ni Bruce Melody kabisa niwe mukozi uhari nasaba ko abandi se nabo bari abakozi n'abakozi ariko nge ku giti cyanjye niwe mbona dore ndarebikana ariko ncitse amaguru nanehe namayiza khembaye waruwaru ngaho ncirwe inkoni cyangwa ngire ku mavinde kuri umugini inzoga ndetse n'isegereti agakiza karanje gusa yewe ndashyingurwa kitanasamye umutima ukanuriye kumbe dore n'icyacyo kirotsa nk'umwotsi wisigara simpere mu mahabara kwimuka sugutaka ndacunga kwiba kwica kugambara ninge yuda Bahaye ikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus Stereo Hitmaker umunsi tukaba twazanye n'umusore uhagaze imirongo ya danje ngo agiye kudutamo wonde tubanza turebe wagwana bimeze bite ngo ikaze. Yes, thanks. Bakwita ngo iki rero? Yeah, nitwa Lion. Witwa Lion? Yes. No wivuga gute Lion? Yeah. Rutubanda murareba mu kuvuga ntimusonza. Boom boom niyo vabu mu muri kitadowa ipupi vogonyo nakajogo murakosha nabasobanukiwe nge nafashe shifo n'ingwa mufata umwanya wo kuvuga amakosa rubanda habura no musenga ngo mu rugo tuba abana ingeso yahinduka sibaro yarenze umwamba kandi nabarusha gato wo guhimbaza Imana and everybody here listen to me put your motherfucking hands up and follow me I got the meeting for 313 for them cook alongside dates for free rubanda ni mureka abo bana banyumva mese nge umwe nziritse undi mfite baba ryamatene mfite cyuma iri red kabanyongerizo gwede yeah kabanyongerizo gwede rubanda mureka abana banyumva mese nge umwe nziritse undi mfite baba ryamatene twagiye rero bigenda bite rero yeah nuko bamesa kabisa abantu bamesa ute rero nuko uvugutisha wo mu kabisa yes bana warabamaze bamesa ngo uryo muziritse undi kabisa ibyo bintu soka bona bizagenda bite yeah nayo ni kariya muzindi ni karere muzindi yes abantu uzi ukuntu bajya babita bajya babita ngo abapfubuzi oya abapfubuzi bapfubura abapfubye kandi nge nsanga ibikiri bishya nge nzamesa tu uramesa nge nsanga hari imyanda babashyizeho abandi abajacks nge nkaza mbavuguta uravuguta kabisa umesa neza se buriya abinzeho uzumesa fresh bikagenda neza ndamesa nanumutse kanumutse bikagenda fresh kabisa okay so harya tubwiye ko wita ngo iki wowe nitwa Lion yes Lion ahubwo rero wamamagaye uvuga ati urashaka kuza kwereka aba Big Towners icyo ushoboye uyu munsi niyo ntabwo nshaka ko tujya mu bintu byinshi cyane nshaka ko tubatamo vasi zadanje ku buryo umuntu wese uzabona azavuga ati arashona cyangwa ntagashona ariko nanone banza umbwire wenda iriya style uririmba washingiye kuki ukora iriya style ngewe nkunda kuririmba story iririyo kandi mfite abantu banyinspira niyo mpamvu wumva injyana nkora wumva ntago ari ubwa mbere mu matwi ni nuko inspira Eminem niyo muntu wa mbere mfatira icyitegererezo nkakurikizaho umuraperi bita Tupac mu kuririmba Real Life Eminem aririmba umuvuduko akanakora ibintu nyine bifite verse zisubiramo ariko Tupac akamurusha ikintu cyo kuririmba life ya nyayo abo bantu babiri niyo mpamvu bafatira icyitegererezo yes abantu babiri kandi RIP kuri Tupac hanyuma mu Rwanda bikabimeza bite abantu banyinspira harimo witwa Racine harimo Bulldog kazamo na Riderman yego abo bantu kabisa nabo baranyuzuza mu Rwanda dufitemo abaraperi benshi kuki wahisemo kuvuga kuki hitamo kuvuga ngo Riderman ndetse na Racine Riderman na Racine ubona bahuriye kuki ikintu bahuriyeho bose urabizi Riderman yaje akora umuvuduko mbere nanuze rero na Racine niyo style yajemo bose mbese kandi bandika ibintu byiza
binatuma abantu bakomeza kubaka bafite n'uwo bita igikundiro. Chrisiza ariko nayo yaje arapa yirukanka yaje arapfa yiruka uretse ko byaje nawe kumujabuka bizagira bikujabuka bivemo ntabwo byashoboka kuko narabyiyeguriye ni ibintu nasanze ariyo talent kandi talent si ukuvuga ngo nibyo ntabwo njye naje gukora ibima amafaranga ahubwo naje gushyira itafari ku muziki nyarwanda especially naje gushyira itafari ku muziki especially hip hop hip hop okay hip hop mu Rwanda ubona haburamo iki ikintu kibura usanga ntago abantu bafite ngo ireme ryo kuvuga ngo nge nkora hip hop usanga umuntu akora hip hop ugasanga akora afrobeat ugasanga mbese we abashaka akora ntago akora hip hop kuko ayikunze ni amafaranga niyo mpamvu batabikora bifite nyine umwimerere abahanzi babikora neza mu Rwanda kure nabaye abahanzi babikora neza byibuze ureke kuvuga ngo bakwenspire ababikora neza kabatisha iyo umuntu ugata inspire akora rap ni neza umuntu wa mbere nago nabeshya ni Racine bakurikiraho Bulldog Riderman abo n'ubundi wabavuze ko ari bakwenspire mba numva banabikora umuhanzi bita Papa Cyangwe umuvuga iki Papa Cyangwe ni umuhanga gusa ntago mufana cyane kuko Papa Cyangwe buriya uburyo yajemo ntago ari uburyo bwumvikana uburyo njye namwakiriye imirongo ye ntago inkoma tu ntago inkoma gusa ndamurespectinga kuko afite izina yarakoze baramwakira ariko nyine ntago imirongo ye usanga nta message nyinshi irimo dufite aho bita Papa Cyangwe muri kano kanya dufite n'aho bita Kivumbi King aho bita Kivumbi umuvuga iki Kivumbi ni umuhanga ni umuhanga mu minsi yashize bagiranye beef navuga ngo urarenze ndavuga ntago ndenze ibintu nk'ibyo ngiye gukora nko gutora hagati yabo kabisa nahitamo Kivumbi niwe mba numva arenze reka twe kubagereranya tubareke bagiye no gukora indirimbo nziza bita mu busaza igiye gusohoka mu minsi yashize abantu bakoresha social media bya hafi babonye ikibazo cyabaye uwo bita Davis T ndetse n'uwo bita Betray bateguye show haburamo abantu hazamo abantu batandatu muri sale yose ijyamo abantu bagera ku bihumbi bingahe urumva icyo gihe byabaye bavuga ngo hashize iminsi Betray nawe ari gutukana kuri social media ku mbuga nkoranyambaga ari gutukana niwe yasohoye indirimbo bita Go FIFA dasinze nimba yarayumvishije barimo baramushinja ngo ikinyabupfura giki ubundi discipline y'abahanzi b'abaraperi bivugaho iki wowe discipline y'abahanzi b'abaraperi rero buriya ntago kuba umuraperi bivuze ngo uje kugaragaza imico mibi nta kandi abaraperi si bo bonyine bagira izo defo gusa especially bibavugwaho kandi muri make birigaragaza impamvu uyu urabyibona impamvu yatumye bategura show ikaza abantu batarenze 16 wanariye icyambere ndakeka n'ubwa mbere byari bibaye nge hatabayemo kujajinga Betray yafitemo uruhare Betray afitemo uruhare ruhe wo gutuma niyo mico yakoze iyo mico mibi yatumye abafana be icyambere nagafite abafana 16 cyangwa 10 abafana be bo ku mutima baramwanze urumva yibujije amahirwe kuko discipline nke ituma amahirwe nayo aba make ikindi iyo ndirimbo yakoze nayo yamugaragaje nabi kuko nta kuntu naba ndi umubyeyi numva iyo ndirimbo noneho ngo unsaba uruhushya ngo ugiye mu gitaramo cy'uwo muntu ngo numve ko ugiye kuzana umusaruro ahita numva ko agiye kukwica tumugeneye message dukoresheje imirongo sasa rero dukoresheje imirongo kugira ngo aze no guhinduka ahinduke nge indirimbo namutura ngiye kumutura musabira kuri Nyagasani twagiye let's go
nyagasana ndiganyira nti ibyaha mfite biruta n'inda z'umurozi bintaye isoni binukanye nkari mu gakiza nze ndorere ndive witi y'uruvu mu cyahandi inyuguti ngurumva kwa kapsuloke nsibwe muri foda y'ijuru njye kwa risa kobine dore ndarebikanana ariko ncitse amaguru naneye henamo yiza hembaye waruwaru ngaho ncirurwa inkoni cyangwa ngire ku mavinde kuri umugi n'inzoga ndetse n'isegereti agakiza karanje gusa yewe ndashyingurwa kitanasamye umutima ukanuriye kumbe dore n'icyacyo kirotsa nk'umwotsi wisigara sinkere mu mahabara kwimuka sugutaka ndakindwa kwiba kwica kugambara ninjye yuda yeah ase kuki ukora iyo njyana nge kurapa ngenda nihuta bituma message yose nagenye muri verse itambuka nasi ukwigana Racine oya nge niko navutse niko nisanze ntabwo mwigana kabisa gusa abantu benshi bambwira ko turirimba kimwe nk'indirimbo yawe wakoze abantu bakayikunda niyitwa ngo iki bakayikunda cyane bakayikunda kabisa ya mbere bayita ibibazo isa nk'ivuga ku ki yavugaga ku bintu bya corona ivuga ku bintu abantu bagenda bababeshyera we ubusambo ibintu nk'ibyo cyangwa dukwita twumva twumva nabuze amahoro na leta inyurukaho ngo ndi gisambo ku gasozi nereka urwango ikirenge kiburaga kweto basani murafata horo inzu yanjye nyikatira icyondo inkoko zicwa n'uburoro mukecuru ataka umugongo ibyo buntu biva muri Kongo mu gikujya wambara congo mukabara uva muri horo akabatu gasigara icyombo mu rugo ugatahana koto ugasusurutswa na kimomo ugenda utaborosa amenyo shira kabonamo ibishyimbo Junior yakunzwe n'imboga za dodo uhunga nk'umudozo dodo umusozo reka mfataye kuko nifite ibibazo by'ubworo bituriza urabana nkugezeho kugasema boro nafarma gara mu rugo ibibazo biteramugira inamaze kigabo okay wabahaye cyane kabisa ufite imirongo ntabwo fresh cyane so kugira ngo uhitemo kuri iyo style byagenze byatewe n'iki nge nakuze mfite grand frère ahora ncurangira style ya Eminem cyane nkayihuza mu matwi byatari niyo mpamvu na fasi ya mbere nanditse numvise bigendamo gutyo kuko buriya nge nakuze niyumvamo impano y'umuziki no mu rugo barabibona bigeraho buriya nge niga mu wa gatatu primaire nari mfite senti bacurangira mu kanwa ari umusaza wayinguriye niyo nagendaga nigiraho gutyo urumva mbese byahereye kera okay twigarukire ku muziki nyarwanda muri rusange umuziki nyarwanda tuvuze tugaruka ku muziki wose ubona hari abashinjwa kuwica hari n'abashinjwa kuwusenya muri iyi minsi ubona nk'abantu bari kutwica umuziki ari abahe umuziki ntago navuga ngo umuntu urebye nka bifu wenda The Ben na Melody ivugaho icyo iriya nge mba mbona atari bifu kuko for example ujya kumva ngo barashwana ariko ejo tukababona mu mafoto urugero naguha nko kuri uzi ko hari bifu ivuga ngo Meddy The Ben na Bruce Melody bafitanye ibibazo ubwo mbese The Ben na Meddy bari ku ruhande rumwe na Bruce Melody ari ku ruhande rwe ngo bafitanye ibibazo ariko ejo bundi hasohotse ifoto bari kumwe ese ubwo urumva ahubwo ibibazo biri muri rubanda bo bafite ukuntu baba bashaka gufata ibintu ko bitari wabonye video ya The Ben ari kurira mu rusengero ari kurira oya nabonye kuri stage kuri stage ejo ntabwo wabonye ko ariza mu rusengero ntabwo nari maze iminsi nari naragize ikibazo cya phone yari yarapfuye aho wabonye ariko ari kurira kuri stage amarira se yewe yavuga hiki yo kuri stage akora akunda kurira bivuga hiki uri umuntu ukuri ikintu bya industry nge uko mbifata sometime hari igihe abikora nka emotions zimufasha cyangwa se akaba ari kuvuga ngo avugwe avuga nk'uko arize nabyo bibaho umuhanzi bita Yagufite igitaramo ejo bundi ku itariki 22 z'uku kwezi dutayemo hiti warayumvishe narayumvishe indirimbo ari kumwe na Nyogoye none ndirimbo yivuga hiki ya ndirimbo rwose wenda ntago twavuga ngo turanenga iki ya ndirimbo yo rwose ntago ishimishije kubera iki
iriya ndirimbo ntago iri kuri standard kuri standard yande y'umuziki kuko numvise ari ibintu nyine bimeze nk'ibintu byo kwishimisha niko njye nabyumvise niba kwishimisha ko none dukora umuziki kugira ngo dushimishe abawumva nako nyine uriya muziki iriya ndirimbo yo rwose haba kuri video yo biragaragara noneho urabona yarafashe umuntu yarafashe inyogo ye abantu bamaze gufata nk'umuntu ufite ibindi bibazo bye abishyize mu ndirimbo biraho nyine ni ibintu bitumvikana tu kabisa. Okay, biramutse bibaye ngombwa ko use we hari ikintu wahindura muri ndirimbo we n'iki wahindura? Amagambo cyane cyane bira bintu byo kwirahira kuri inyogo yiba yirahira ngo ndagapfusha rukara ngo ngicana gutwaye ibyo nta kintu bitwaye nyine nge numvise bitagwamo ukuntu nk'umuntu w'umuraperi babi iyo urebye ukuntu abantu muri iyi minsi urabona umuziki abantu benshi bari kufuzanamo abakomediye benshi cyane, ubona biri bugeze he umuziki nyarwanda? Ahantu biri bugezeho ahantu kure biri bugeze ko nabivuga ni ukuvuga ngo buriya indirimbo igera kure na komedi ikagera kure, ni ukuvuga ngo ubwo bufatanye bashobora kuzamurana urebye. Ubwo urumva nta kiza utakiririmba ibijyanye na komedi? Ubona nta kiza utakiririmba ibijyanye na komedi? Njyewe? Oya. Ni ukuvuga iyo aririmbye ibintu bijyanye na komedi, wowe ni kuvuga wowe ngiye ku giti cyanjye ntabwo byashoboka. Kubera iki? Impamvu ni uko rap ni ubutumwa, twe dutanga message. Uzanareba ahanini abaririmba ibintu bya komedi ni abantu bakora injyana ya R&B, Afrobeat. Wigeze kutubwira ngo wakoranye na Grand Frère gukina indirimbo za Eminem? Yes. Wabanaga na Grand Frère gusa se? Oya. Twabaga mu rugo twese n'umuryango. Mwabagaye? Ubu ngo musigaye mubaye se? Nge ubu ndi Kigali, bo babiri Rubavu, nge mvuka Rubavu. Wasize ababyeyi bose uzi Kigali? Yes. Waje Kigali gukora iki se? Nazanwe n'ibintu bibiri. Cya mbere ni ugushaka amafaranga yo kuzamura impano, cya kabiri ni ishuri. Amafaranga yo kuzamura impano, icya kabiri ni ishuri. Ngomba se atari ibintu bitatu ahubwo? Cya mbere no gushaka amafaranga, icya kabiri no kuzamura impano, icya gatatu ni ishuri. Amafaranga ageze he rero yabona? Amafaranga ntago araboneka. Ese wigaye? Niga i Remera muri kaminuza ya East Africa. Niga muri kaminuza. Ngo amafaranga uracyari gushaka amafaranga yo kuzamura impano se wenda impano yigeze iba kubangamiye cyane ku buryo ushobora kuvuga uti ngiye Kigali ngiye gushaka amafaranga yo kuzamura impano? Ntago ari ukumbangamira, ahubwo ni urukundo. Ni urukundo mba nyifitiye, especially ni nsoza nzanaguma hano nshaka uburyo yakora. Ni iki kikubwira ko ufite impano ya danje ku buryo ushaka gushaka amafaranga cyangwa kwirinda uburyo bwose bushoboka bwo kwizamura? Ni abantu bumva ibikorwa byanjye, nkumva umuntu arampamagaye tutanaziranye akambwira ati mbonye wapininze namba yawe ku ndirimbo yawe, ndayumvise, komerezaho muri comment. N'abaproducer dukorana nibo n'abaproducer nabo barabimbwira ko baratukomerezaho. Use nk'ubwo mu ndirimbo zose umaze gukora sibyo? Buriya nabyumvishe uburyo rap n'abantu bari kumva uri flowing nka Racine. Ese abantu bajya kubwira akavuga ko atari byiza ko ati wowe uririmba muri buno buryo? Yes. Barabimbwira bati hindura. Ngo uzabigenza ute? Ubwo ikintu ngiye gukora, ngiye kugabanya umuvuduko, noneho ngende mbishyira muri slow motion gake. Nibyo byaba neza cyane sibyo? Biramutse bibaye ngombwa se wenda kusaba korabo umuhanzi, niwe muhanzi wo mu Rwanda asaba korabo ukora yenjyana? Wowe ngo ushaka wowe umuhanzi ushaka uzi ko ari bo branding ari bwo kugira umustar utumenyekana. Mu Rwanda umuntu bambona wangira umustar ni Bruce Melody kabisa. Niwe mwabasaba korabo?
niwe mukozi uhari nasaba ko avuga. abandi se nabo ari abakozi Ni abakozi ariko njye ku giti cyanjye niwe mbona. biba ngombwa kumusaba kolabo gusa kolabo nawe wayisaba. Yeah. Okay, biba ngombwa noneho ngubu bazi ko wenda melody ari kuri no video ni nk'akaye kana wakora akavuga ati no mutipe atizaminga kujya muri umusore gukora na kolabo nawe Akantu namukorera namera nk'uvibinza akantu k'indirimbo ye nakunze kera kamushimisha. gute se bakavibinga gute ngombwa ari kukureba kuri kamera Yeah, n'akantu nyine cyangwa akavibinga twumve. yeah. Everybody sing 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 you never think about because I never think about you too. Yeah, Turamukunda ariko cyane ibyo byose cyane mukundira iki se agira flow nziza agwa muri beat kandi ahozaho kandi afite n'igikundiro mu bantu. ubona kugira ngo utere imbere bisabwe iki asabwe kugira ngo utere imbere Cyambere ni amafaranga cyonyine rero ibyo byose imyitozo ihoraho no gukorana n'abandi. Promotion muri ibyo ngibyo ukora ikihe nkora imyitozo buri gihe nkandika cyane kandi ngerageza no gupropoza abandi. nuko ngo hano hari umuntu ushaka kugusapotinga ariko kureba kuri kamera ndagira ngo mukubite vasi imukoma ituma ahita avuga ati kabisa uyu muntu reka musapotinge. Yeah. twagiye ibyaha byanjye ubishyize hamwe ipusi ntiyabisimbuka n'uwabigira amababana abandusha kuguruka dore isi irashaje ishizemo urugera pasta ngira ku mava kagakiza ukarende gukayuka umubuganizo w'agakiza nzawurinda kuvura iyi housing irigwa niyo nzayiratira ndera umuzinga w'icyayo kina game yo kurobora ndurubo bikurya inyoni kiyiko kiranyerera navuye ku nzoga ariko zo zanze kumvaho akabi naho kajya mpindurira kubaho hanaguze nkwigwa ungira isugi mu mutwe kararamya gasanya sedore ndakwitabye wiye buretse gato dore ndi kumesa agahinda kanyishumbwiye kunyanga imana nibishaka tuzabonana sheri go awenza gukumbura ijambo zize si igitutsi Lion mukunzi uranshinja kurwara igicuri dusangiye agacupa hindu y'imboni ubucuti bw'iyi minsi bwo bumaze iki mukunzi utsigiye agahinda n'ukuri unyeretse ko gukunda ari ubugogi munywanyi wanga aho nyindika ifari ubigira ibanga ntubigira igati randevuze utubari nirengagije ngira ngo sinkubabaze ngo utsindire none wowe mukunzi burakomeje sinzabugura amasho mfite amashongore mukobwa mwiza ugiye utarora inyuma umbwiye ko viziyo yansize inyuma abo bararugenda wiruka inyuma kuraje guza bafata. reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu sio nk'umuntu ugukurikiye ari ni interview ya mbere ukoze ariko ni ya kabiri ako uko byagenda kose nk'ijambo bavuga ati umunsi nzagera imbere ya Big Town hari ijambo nzabwira abakunzi abantu nk'ijambo wumvaga uzavuga utazava kuri kamera utavuze. ijambo rya mbere nashakaga gusangiza abakunzi ba Big Town cya mbere nuko twagira urukundo rwa entertainment muri rusange sindavuga music yonyine niwo muntu agusabye support ukabona hari itafari washyiraho nawe warishyiraho cya mbere cyo gushyiraho itafari si bisaba kugira ngo nawe ujye muri studio cyangwa ujye imbere ya kamera nawe ukora ikindi nawe wamufasha impano ye nawe ikaba yagira aho igera bitewe kuko nta muntu usaba ubufasha atabukeneye kandi tunabasaba kugira ngo uzareba hano wese azakande subscribe kugira ngo nitunagaruka n'abandi nibaza azabashe kubabona. kandi ikindi naje hano kuko nkunda aba followers ba followinga iyi TV kuko mba nsoma comment z'ibindi biganiro n'abantu bafite umuco mbifuriza no kukomeza cyane. kandi turakoze cyane kadusoza n'indi flow ya nyuma
urifuza ijyanye n'iki? Imana, urukundo, iki? ubuzima busanzwe njye naby'inkundo rwose, urukundo burujyanye hirya. Life. Zombi unsigiye iki ku musozi kagahinda unteye? Sorry. Mana yanjye ni depression naringize. Bigize syori ntibatuza utabisa abaganzi, njye mbarya ibinyunguti n'inkonji, ndebe ko wenda bacira ivati, nimubabyare tuzabaraswe kandi sitwa binjiza imirenge, duke kuri rubanda mwashatse, njye mbeho nkasaga twanabusyete, ko tutabirukaho ko batwizanaho, mugaye iyo mani ikunda abagabo, nabo mubahe siporo n'umuco, nabonye batacyambara ikariso. Urakoze cyane. Yes.